Hi guys, welcome to Umuco TV. Bakaba banyita Landrine. Nanjye nkaba nitwa Rose Nahimana. Murakoze cyane guclickinga on this video, kudusupportinga. Erega nk'ukuntu navuze twavuze ku yindi video ishize gusupportinga twebwe ntabwo ari gudusupportinga twebwe ntabwo ari kudusupportinga twebwe twenyine turi gusupportinga nya no gusupportinga mese kingdom y'Imana kugira abantu bose bamenye ijambo ry'Imana kandi ni byiza cyane kumenya ijambo ry'Imana. Uyu munsi turavuga kuri title Yego nk'uko bivuze twongeye kubaha ikaze muze dutaramane tuganire nk'uko twabivuze nyine guys nukuri tuje kuganira kandi subscribe mu sharing mutere n'amakomment kugira ngo tubashe kubona ko mwabashe kubana natwe. So tukaba tugiye kuri topic yo kuganira ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana wewe ubyumva gute nkawe? So buri buzima bwacu umuntu wese agira uko abyumva. yego Tandukanye nuko ubundi abyumva. Ariko nibwo tugiye kuganiraho urukundo rw'Imana. yego So rero ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye, umucuti wanjye, umukunzi wanjye. Rero Landrine urukundo rw'Imana wazi ugumva gute? mbere yuko tuvuga ku rukundo rw'Imana reka dusenge to inviting umwuka wera muri video kugira nyine abantu bari kuwatchinga video batahure ibyo turuvuge natwe nyine ari yego isikwe siye wenye biko na bisema lakini ni Mungu cyane Swahili, Kinyarwanda, English just ndaivuga okay reka dusenge mu izina rya Yesu. Thank you John ariko izina ryawe you be the one to speak in the name of Jesus. Open the audience eyes, the ears, in the name of Jesus. Let me see and may understand it the way that you want it to be understood in the name of Jesus. Lord, have the glory, be glorified, be worshipped, be honored in the name of Jesus. Let it not be us that's speaking, let it not be us that they listen to, but let it be the you, the Holy Spirit, that is igniting within us, that is talking within us, that is using us as vessels in the name of Jesus. Have the glory, Lord, and have the worship and the honor in the name of Jesus. Continue, God, to be with us. In the name of Jesus. Amen. Amen. So, muvandimwe tubaze tena niyo ego Yego twari tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana. Guys, ni ukuri Imana yadukoreye ibintu birenze. So iyo tugeze ku rukundo rw'Imana tuza twumva na emotion. Tuza twumva emotion zije tukumva guys twumva twariba. Ntabwo biba byoroshe. So wumva urukundo rw'Imana gute? Mana Uzawumva Imana muri wewe ku byo yakoze ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe. So ubyumva gute nkawe? njyewe ukuntu mbyumva nubwo sinzi n'ukuntu mbyumva Bose byaragucanye byarandenze because igihe nibuka ibintu by'Imana yankuyemo ni ukuri numva warakoze Mana, nta kindi kintu navuga usibye kubera iki njyewe why me, kubera iki Landrine. Ariko njye nishima cyane nkumva wow nanjye nzajya ngukorera kubera nabonye ubwiza bwawe, kubera mbona ubwiza bwawe buri munsi buri kanya nzajya ngukorera because turagera muri details after. Ariko wewe ni gute ubyumva, wumva urukundo rw'Imana gute? Ni ukuri nk'uko nabibabwiye guys, iyo umuntu atekereje urukundo rw'Imana ni ukuri nza numva emotion, nza numva narira. So ndashimira Imana cyambere ko yankuye mu magara menshi y'abanyabyaha. Icyo nicyo kintu cyambere nshimira Imana. Ikindi ngashimira Imana kubona narayimenye, nkavuga ngo nitwa umwana wayo. Mba numva bindukira ibindi bintu byose kuko kumenya Imana biza bituma
wumva ari ukundi kuntu umeze muri wewe. So bitandukanye na kwa kundi twari hanze uko twabyumvaga, biba bitandukanye. Urukundo rw'Imana ndaruvugaho gute? So kuva namenya Imana havuga ngo menya Imana by'ukuri. Wibuke ikiganiro gishize twavuzeho, twavuze tukiri hanze, tutaraja mu by'Imana neza. Urumva dusenga nk'abandi tugasohoka, tugakora imirimo y'Imana nk'abandi tugasohoka. Ariko nyine kuko kwa kundi umwuka w'Imana wakujemo, uzibasha kurondora ikintu icyo ari cyo cyose kiri muri wewe. So ukagenda wumva iki kintu ntabwo ari cyiza, noneho ugakurikiza umurongo w'Imana. Rero Imana izigenda iduhindurira mbese ubuzima bwacu, ikagenda iduhindurira n'amateka. Guys, kuri Imana yaduhindurira amateka, ntabwo tubabesha. Hariho abantu benshi bazatubona batuzi, bazi ko bahamya yuko Imana yaduhinduriye amateka, kandi natwe turabahamya kubihamya ko Imana ihindura amateka. Twibuke ko ari ahantu yadukuye, abantu twavuye hariya. Bwira abantu badukurikiye ahantu twavuye kure. Ni ukuri twavuye kure. Nanjye nk'uko nabivuze, nibwa igihe nakijijwe, igihe mbese nakiye agakiza k'Imana, ubugingo bw'Imana bwo yampaye. Mbese ni umwaka ushize, mbese bibaye igihe kuba imyaka 2, ariko imyaka 2 ni ukuri aho yankuye mu bintu byinshi cyane, especially abantu muri age yanjye. Hari ibintu byinshi biri kuba bidashimisha Imana, ibintu byinshi mbese ibintu byinshi abana batoya bakora, mbese such as drinking, such as to even have sex before marriage. Abantu benshi barabikora outside. So ndishimye cyane, kandi nishima kubera Imana yankuye muri ibyo bintu, mbese arankiza. Nuko nakira agakiza k'Imana, nakira umwuka wera, utangira kumbwira ibintu byiza, ibintu bibi. Kandi ntukuntu yabivuze uvane wacu, mbese uvugishije umuntu wari unzi kare kera, namwe mwari munzi kera, barabizi. Yes, muzi ko Imana ikora. Ni ibintu muba muzi byo mu buzima busanzwe, ibintu duhura nabyo. So nibyo tuba turi kutuganira hano. So wowe nkawe ubu byumva gute? Tuba turi tuvuga uko tubyumva nuko twabibonye, mbese wewe uri kubyumva gute? Yego. Kandi icyo nashaka kuvuga ngo nimba ari mbese muri mwebwe, nimba hari umuntu mbese utazi definition yo kwakira agakiza neza, apana nyine nk'ukuntu wakwishamo ngo njye mbyuka mu gitondo nkagera ku rusengero, nkaba ku rusengero nkagenda mu bindi bintu. Mbese hari abantu benshi babikora kandi batari bamenya ko ntabwo bafite agakiza. Mbese babishyize mu bintu by'idini instead of kugira relations with God himself. No kugira ngo nta kibazo, there's no problem with that. Ahubwo if you've noticed, nimba ubizi right now, no kuvugisha Imana yawe, kubera Imana ijya yumva. Nimba mbese ikibazo cyose ufite ni ukubaza Imana ikakubwira, kubera Imana ntago yakureka mbese ukwivugisha. No, Imana izaguhereza answers, izaguhereza ibisubizo. Wowe biba gute? Nk'uko yabivuze, mu buzima bwacu twagiye duhura n'ibintu bitandukanye kuva turi abana. Guys, ari igihe kizagera tukabashingira intaye ubuzima bwacu guhera hasi kugeza tunganye gutya. So kubona twebwe aho tugeze aha, ni ukuri turabishimira Imana. Kubona hari icyo
twimarira ku buzima bwacu, kubona ari cyo dukora tukamarira abandi ku buzima bwacu, ibyo turabishimira Imana. Ni urukundo rw'Imana. Imana yaradukunze. Uno munsi hari abo turi bo, urumva, hari abo turi bo mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari abo turi bo mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo turashima Imana uko biri kose, mu byo dufite aka kanya, mu byo turi ko tugeraho aka kanya, ni ukubera urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Niyago niyo nuko iyo niyo transition ibaye neza cyane kubera ngiye kubasomera Zaburi 100. Ngiye gusoma mu Cyongereza ariko ndatryinga cyane kubisobanura mu Kinyarwanda. Zaburi 100 gatanu iravuga ngo, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues throughout all generations. Iravuze ngo mbese Imana ni nziza, urukundo rwe o imbabazi ze zihoraho iteka ryose. His faithfulness, sinzi ukuntu uvuga faithfulness mu Kinyarwanda ariko nashira definition na hano muse mukahasoma mukabitahura neza, ariko iri kuvuga ngo urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana zihoraho iteka n'iteka. Faithfulness ye ihoraho, mbese ira continuing, nta kuntu stopping. Wewe nimba uri alive right now, nimba dufite umwuka kano kanya, ni ukumenya ko urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana ziracyakuriho. So you need your chance yo kuba grateful, yo kwishima muri Yesu, yo kuguma muri Yesu, yo kwihisha muri Yesu. Wewe sinzi ndabizi ko iyi verse warayisomye, so mbwira ukuntu ubitekerezaho. Yeah. Urukundo rw'Imana, Mana yanjye, ni kuri turashishikariza bantu bakiri hariya hariya ku ruhande. Guys, ni ukuri muzaze, turashishikariza urubyiruko kuza kumva urukundo rw'Imana ni iki. Urukundo rw'Imana ni iki? Urwaruka rukiri hariya hanze rutarabasha kuza mu nzu y'Imana, muze mwumve urukundo rw'Imana. So iyo utarabibamo neza, turi kubikubwira gutya, uba wumva ari ibintu mbese biri simple, uba wumva mbese nta kintu turi kubivugaho, ariko turagushishikariza uzaze gusa uteste ubwire Imana ngo Mana ndaje mbese ndebe urukundo rwawe ku buzima bwanjye. So twebwe tubirimo turagumva kandi turanabinezererewe cyane guys, cyane. Kandi urukundo rw'Imana ni peace, ni amahoro. Urukundo rw'Imana ni forgiveness, imbabazi. Urukundo rw'Imana ni ibintu byinshi, ntabwo ari twabasha kubisobanura gutya, ariko abantu bari mu Mana barabyumva cyane kuruta, kandi nabo hari uko babyumva kuturuta twebwe. So nibyo tubashishikariza, mutere muri comment kugira ngo tubashe kuza kubana namwe. Ntabwo turi proud yo kuba mu Mana kubera urukundo rwayo, turi proud yo kuba mu Mana kubyo twabonye yakoze ku buzima bwacu, turi proud y'Imana. Bivuge gutese twibutsa aho yadukuye,
turi proud yayo, turi mana we umva turayinezererewe mu buryo tutabona ukuntu tukubwira. So ni ukuri ko Imana turanyuzwe ubona turi mu Mana n'urukundo rwayo rubana natwe uko bukeye n'uko bwije. Turanyuzwe guys, turanyuzwe. Ni ukuri turashishikariza abantu ntabwo tuvuze ngo mwumve twavuze ngo nimuze tube mu nzu y'Imana mu byumba ngo tumuvuge ngo twebwe se ntidukijwe. No, ibyo ntabwo tubigiyemo, ariko hari ubuzima bwo kuba mu nzu y'Imana no kubayo hanze biba biri different, biba bitandukanye, sibyo? Biba bitandukanye. So iyo tuje mu Mana ari igihe kubera ko umunezero waho n'ibyishimo byaho usanga byatwibagije bya bindi twari dufite mu mitwe yacu, ama stress, ama bills, so n'ibindi bibazo bitandukanye, n'ibindi bibazo bitandukanye. Ariko iyo uje mu nzu y'Imana n'ukuri uza wumva nta nubwo ucibuka ko bihari. So biza bisa nkaho wumvise ko bigiye, nubwo wowe ufite ibyo bibazo ukumva uranyuzwe. Happy, uranyuzwe, nta kibazo gihari. Yego. Yes, kubera ko twaje mu nzu y'Imana. Imana izitumara imibabaro, Imana izitumara agahinda, Imana izitumara biriya byose tuzi ko bidustressa mu mago yacu. Yego. Imana izibitumara. So iyo utavuze ngo reka nje imbere y'Imana ngende nduhuke, so ukaguma hariya hanze, n'ahandi dusanga biguma biza ari byinshi byirundarunda ari byinshi. Guys, wazi ubona umuntu ukamubona nkaho yabaye umusazi. Nukwibana wazi ubona umuntu ukabona yavuye yabaye umusazi. Tuza tubigabanyirize mu nzu y'Imana. Imana tuyireke turuhure, sibyo? Twumva urukundo rw'Imana kandi ukuntu ruba rumeze. So tuti bavandimwe kwegereza ku musozo wo gusoza. Wowe uzi ubyumva gute? Anjye kuvuga ngo okay, mese biba biri different, right? Hari ukuntu wabivuze, mese nuko byumva. Kuza mu rusengero, sibyo kuvuga kuza mu rusengero, ngo mese abantu bibagirwa ibintu byabo, mese bakishima cyane, ariko mese muri situation y'abantu benshi ntabwo ari uko bimeze. Bamwe bajya baza mese nukubwira ko abandi bantu, right? Abandi bantu baza ku rusengero mese bya bibazo byo bari bafite mu rugo bakabizana mu rusengero, mbese bakabyitwazaho. Hari umupasiteri uri smart yaravuze ngo nta kuntu washima Imana ufite imizigo yawe ku mugongo wawe. Yesu nyagasani. Nta kuntu wavuga ngo Yesu ngo haleluya wikoreye haleluya kandi nta kuntu washima Imana ufite imitwaro yawe on you. Nta kuntu even mu buzima bwawe busanzwe ufite mbese twebwe turi urusengero, building ntabwo ari urusengero, twebwe tuma mbese ruba urusengero, ariko urusengero ni twebwe. Urusengero ni twebwe. In altar, you know altar, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, mbese ahantu bagenda gusengera nk'ari imbere nk'itorero mbese. Ariko nyine altar nk'intebe, mbese intebe y'Imana ifite kuba hano mu mutima wawe. Yes, dufite ano birakomeye cyane mbese guhora turi happy, dufite ibibazo byinshi mbese turi kubitekerezaho, ano birakomeye cyane, believe me, nanjye ndabizi. Ariko dufite kuba twibuka ngo
Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we umva Uwiteka ari kumwe nawe. So you have to remember buri kanya buri munsi that even mu bibazo byawe like ufite gukuraho burdens yawe. Hari muri Bible itubwira ngo dufite guhora dupraising Imana. Ukuvuga ngo ibibazo byawe byose imitwaro yawe yose yizane ku Mana. Yes, buri kanya buri munsi. Apana nguje mu rusengero ariho utwara imitwaro oya. Twaba turi urusengero. So igihe ufite ibibazo, igihe ufite stress, igihe ufite depression, nukwitwara Imana right there and then. Kwera ara yego. Aho mise ako kanya ariho wimuhereza ngo Mana ibi ntabwo nabishobora ndabiguhaye fasha. Yes, kwa kundi ijambo ry'Imana avuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Amen. Urumva? Cyane. Oh my God. Cyane. So guys, Uwiteka ari kumwe natwe, twebwe turi urusengero kandi numese umutima wacu nukumenya ngo umutima wacu ni intebe y'Imana. Rero ni gute ubyumvamo, ni gute wa cleaninga umutima wawe mbese ukareka Uwiteka wera akicara ku mutima wawe. Ndabizi bwa mbere ntago ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane kubera dufite mbese originally turi abantu baba sinners, ntago turabera originally, ntago turi righteous originally, ako turi righteous, turabera muri Yesu Kristo. So no kwireba like that, turabera. So reka Imana, inviting Imana mu buzima bwawe, aragufasha mu bintu byose kandi azaguriza n'ubwenge, azagushoboza. Yego, ntabwo mbyumva. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda ikintu uragiharanira. Niko ibintu bimeze. Iyo ukunda ikintu uragiharanira. Bishake kuvuga ngo iyo ukunda ikintu mbese ugitaho umwanya wawe wose. Ni ukuvuga ngo nimba ukunda n'Imana ugomba kuha umwanya wawe wose. Nuko. Oh my God. Kandi niko kuri. Niko bimeze. So niko biba bimeze. Iyo wakunze ikintu uzugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ugihe umwanya. Yego. Nko gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana turabizi ko ijambo ry'Imana irahambaye, ijambo ry'Imana niryo byaturemye. So tuzi importance y'ijambo ry'Imana. So kwera dukunda Imana, tuzi ko Imana ariyo ijambo, tugasoma Bibiliya. So ngewe impamvu mbivuze ngewe sinzi impamvu bivuye mu mutima wanjye, ariko please mujye musoma Bibiliya. Bibiliya niyo uzaguhereza ubwenge, niyo uzaguhumuriza, niyo uzakwereka ibintu byinshi cyane byo utabona utazi ijambo ry'Imana. So mujye musoma Bibiliya, nibyo navuga. Niki cyanyuma wowe ufite kuvuga adusoze? Mana we, ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana. So twe nimba uzi gukunda Imana ugomba kwiha n'umwanya kandi ugomba kubana nayo. Nta kwa kundi ukunda ikintu icyo ari cyo cyose uba wumva akanya kose waba ukirimo. Rero ni ukuvuga ngo ikintu ukunda nimba uzi ko ukunda Imana, so urayiha umwanya. Bitewe nawe udukurikiye ni gukunda niki uha umwanya. Mbese urukundo rwawe wowe urutwara hehe mbese? Ruba ari kuganisha hehe mu ncamake? Rero guys, turashoje. So thank you. Sorry. So murakoze cyane kutwumva, murakoze cyane gusigara muri video mu bantu basigaye muri kureba video yose. Imana ibaheze umugisha, Imana izabahezagire buri kanya buri munsi, mbese mu subscribing, mu turning your notification bell on, mu sharing kandi mu na commenting, kwera nyine iyi niyo kingdom y'Imana. Icyo cyose ufite kutubwiraho mbese no kucyandika muri commentaire, kandi niba hari ikintu twavuze cyo wishimiye ugikomentinga on it, o nimba
wumva adingaho ahandi majambo ku byo twavuze nta kibazo wumva urakaze namwe niye channel yanyu sano kuri Imana ikomeze ibagirire neza kandi Imana ikomeze ibane namwe ikomeze ibane namwe mu byanyu byose mukoraho mu buzima bwanyu bwa buri munsi yego bye naho utaha bye